Ku gitsina gabo kuba yabona umukobwa akamukunda ni ibintu bisanzwe nubwo akenshi batajya bahita batandukanya guharara wenda ukuriwe n'ikintu runaka cyangwa urukundo, ugahita wumva wamwandikira cyangwa mwavugana bigiye kure. Hari rero ubwo usanga umwandikira akagusubiza igihe gito akaba arakurambiwe yigize nk'aho atakibona ubutumwa bwawe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twaguhitiyemo kukubwira impamvu zigera ku 10 abakobwa benshi beza badasubiza ubutumwa bwawe ku mbuga nkoranyambaga. Njye ni Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Burya haba hari impamvu zitandukanye zibitera. Ya mbere ni iyi ngiyi, abahungu bakunda kubaza ibibazo byinshi. Bishobora kuba byiza ariko hari ubwo bituma amahirwe yari ufite yo kuganira nawe ayoyoka. Iyo ubajije umukobwa ibibazo byinshi mugitangira kuganira uba utangiye kwigaragaza nk'umuteye ubwoba. Bigaragara nk'aho uri kuri misiyo runaka. Biba byiza iyo witonze ugatwara ibintu buke buke. Uba uri mushya kuri we naba yari yakumenyera, muha umwanya yisanzure akumenyere mbere yo kumujagaraza umubaza ibibazo byinshi. Nutitwararika ntuzatungurwe no kubona atajya gusubiza kandi mwahoze muganira. Indi mpamvu ya kabiri burya ibitera ni iyi ngiyi, guhita wihutira kumusaba amafoto yambaye ubusa nabyo bituma atakwisanzuraho. Niba mumaze guhana ubushuti genda gake. Kuba yemeye gutangira gucata nawe ntibivuze ko aciriritse ku rwego wamwaka amafoto y'ubwambure bwe cyangwa ngo imugaragaza wese. Nta mukobwa wifuza kubona umuntu umusuzugura mwaka bene ayo mafoto. Niba udashaka ko akubloka muganirize nk'inshuti, nawe azakubaho inshuti mu gihe muganira. Impamvu ya gatatu nayo ishobora kubitera ni iyi ngiyi, amafoto ya kera nayo ashobora gutuma umukobwa atagusubiza ku mbuga nkoranyambaga. Burya iyo umushotoye ikintu cya mbere yihuta kwita akora no kureba amafoto yawe ngo amenye neza uwo bagiye kuganira. Ibaze rero asanze amafoto yawe ya kera uragiye inka mu byaro, akongera akabona amashya waragize amahirwe yo kwifotoreza ku nzu nziza mu mijyi cyangwa ku modoka nziza. Abamenye uwuriwe, ntuzatangazwe no kubona rero wamuhaye itabonye igisubizo. Banza kuri ayo mafoto mabi ashobora kugufungira amayira niba ushaka kwigarurira umutima we. Icya kane kindi ni iki ngiki, burya umukobwa ashobora kwanga kuvugana nawe kubera uri mwiza cyane ku isura. Burya abasore beza baragowe n'ukuri pe. Bagaragara neza mu mafoto benshi ntibazi ko abakobwa babatinya, by'umwihariko aba bashaka aho bazashakana. Abasore bagaragara nk'aho ari beza abakobwa bafata nk'abashukanyi bakinisha imitima y'abakobwa benshi. Umukobwa naba ashaka no kuguha akanya na gato ngo adashiduka wamushutse ukamwigarurira, niyo mpamvu atagusubiza. Batekereza ko ufite umurongo w'abakobwa runaka bakuriho, bityo ko binakorohera gukina n'imitima yabo. Iyo abona uri bogari cyane, uri mwiza cyane, aguhungira kure n'igirirwa nasubiza hero yawe kubw'umutekano we, kuko aba yumva uri gukina n'umutima we cyangwa uje kubwo kumutesha umwanya gusa, nta kintu kizima kimuzanye. Rero areka kugusubiza kugira ngo yishire mu mutuzo ataza kwitera stress ko we waba wamukunze. Icya gatanu kindi ni iki ngiki, nukoherereza umukobwa indamukanyo nyinshi cyane ubu udakuraho biramurambira. Ni ukuri rwose abantu bakora amakosa yo kuba basuhuza abantu inshuro nyinshi bibangamira abakobwa cyane. Ariko hari abasore usanga batazi kugenzura imyandikire yabo ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga ari muri hayi, nyuma y'iminota 5 udasubije akongera hero n'ibindi byo guhatiriza. Zirikana ko abakobwa bose ubona ku murongo w'imbuga nkoranyambaga bataba bariyo byo kwinezeza. Bamwe baba babona ikibatunga wenda kuko bakoreye ku mbuga nkoranyambaga, wowe ukaza byo kumutesha umurongo n'umwanya yahaye akazi ke uri muri za hero na hayi. Niba umusuhuje fata akanya nawe mureke afata igihe cyo kugusubiza. Niba agarutse nk'ejo ukabona aragusubiza, ongera umuramutse utuze. Niko abasore biyubaha bakabaye babikora kurenza bamwe usanga agusuhuza waba utaramusubiza akagaruka ati uriyemera. Umuntu aragusuhuza ukamwihorera, byo kumuha za hero nka 400 mu munota umwe ataragusubiza iya mbere no kwitesha agaciro rwose no guhatiriza bikabije. Tegereza mu gihe azabona umwanya azaza gusubize, kandi burya abakobwa nta n'umutima mubi bagira, burya aragusubiza. Ahubwo nyine iyo yanze kugusubiza uyimenya ko nyine yagufetse byarangiye n'ubundi atazagusubiza niba nk'ukwezi gushize ataragusubiza. Gusa hari nubwo aba yifitiye akazi kenshi cyangwa atazi no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga neza, wenda atazi uburyo basubiza message atanabyibuka. Gusa rero nukajya uhita uvuga ngo umuntu ariyemera, jya utegereza, niyanga kugusubiza nukahita utekereza ikibi gusa.
Icya gatandatu kindi ni iki ngiki, ni ukuri umuhungu mubi ariko utazi kwiyitaho. Kuba twavuze ko abakobwa batinya abasore beza cyane ntibivuze ko bakunda ababi bikabije. Murabizi ko nta mukobwa wakwishimira kuzabyara umwana mubi. Niba uri umusore uzi ko udakeye, haranira gusa neza. Ntibigombera ngo ube ufite isura nziza, ahubwo bigombera isuku n'umucyo ugaragaza. Kwigirira icyizere nabyo bikaza imbere. Niba ukeneye ko umukobwa mwiza asubiza ubutumwa bwawe, igaragaze nk'umuntu ushoboye. Ntibisaba guhindura isura yawe mbi, ahubwo bisaba kwitwara mu buryo ukurura buri wese, kabone n'ubwo isura yawe yaba idakurura. Turi kurebera hamwe impamvu zigera ku 10 abakobwa beza badasubiza ubutumwa bwawe ku mbuga nkoranyambaga. Ya karindwi ni iyi ngiyi, kuvugana ibikabyo no kutamenya uwo uriwe nabyo byatuma umukobwa atakwitaho. Ubusanzwe abakobwa bakunda abasore biyubaha kandi bambara bakaberwa. Ugasanga n'ujya unatera ipasi agashati wambaye ariko ugahora wifata twa sirifi ukubitaho ngo uri kumwereka uko waramutse uwo munsi, ukifotoza amatuza yambaye ubusa ngo uri kumwereka ko ugiye cyangwa uvuye muri dushe. Niba ushaka kubona like nyinshi n'abakobwa bagusaba ubushuti, yambarire twa twenda ujyana gusenga kuri Noheli aba ari two wifotozanya. Naho kwirirwa ushyira kuri izo mbuga nkoranyambaga amafoto ya buri kanya, amashati adateye ipasi, ikora rijagaraye, bizatuma nta gisubizo ubona ku mukobwa mwiza wamwandikiye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu ya munani ni iyi ngiyi, ntugatangire wohereza umukobwa amafoto wambaye ubusa ngo nuko akwemereye ubucuti cyangwa mumaze iminsi muri inshuti ku mbuga nkoranyambaga. Siko abakobwa bose babikunda, niba atabasha kohereza ubusa bwe ni nako nawe adashaka kureba ubwawe. Gerageza kuba mukuru no kwitwararika cyangwa ujye ushiduka yakubrotse. Niba ari ibyo ugambiriye, banza umenye amatsinda bikunda aba ariyo winjiramo, kuko ku mbuga nkoranyambaga amatsinda y'ingeri zose zaba nzima n'izipfuye. Ya cyenda ari nayo ibanziriza iya nyuma burya ni iyi ngiyi, abantu bajya biha kwandika indimi batanashoboye ngo bemeze abakobwa. Nawe udakora amakosa ariko gerageza ukosore mbere y'uko wohereza. Niba ari icyongereza ushoboye kwandika neza, cyandike. Niba utakizi wikwibeshya ucyandika. Abakobwa bajye barwara imitwe bagerageza gusoma no gusobanukirwa ibyo abasore banditse mu ndimi zidasobanutse baba bihaye gukoresha batazizi. Siko rero abakobwa bose bihanganira guta umutwe muri ibyo, cyane cyane abajijutse. Ashobora kutagusubiza cyangwa akanagufungira amarembo. Niba unazi indimi, wigerageza gukoresha amagambo akomeye ngo umwereke ko ukaze, kuko bizangiza uburyo yifuzaga kukumvamo. Ukoresha amagambo yoroshye kandi urase ku ntego kugira ngo woroshye ikiganiro kinabashimishe hagati yanyu. Twareberaga hamwe impamvu zigera ku 10 abakobwa benshi beza badasubiza ubutumwa bwawe ku mbuga nkoranyambaga. Indi mpamvu ya 10 ni iyi ngiyi, hari irindi kosa abantu bakunda gukora ryarambiranye mu matwi y'abakobwa. Udashaka ko tuba inshuti akaba akikwemerera ubushuti, ugahita umubwirira ijambo. Uba wamusabye ubushuti akabukwemerera, mukaba mubaye inshuti mwembi. Ikindi uba ukeneye ni iki? Niba hari ikindi utekereza, koresha imvugo yahuranyije, ureke kwinyuza ku ruhande. Iyo umubajije kiriya kibazo ahita kunyuzamo ijisho, kuko aba yumva atazi ibyo uri kuvuga kandi yamaze kuguha ubushuti. Uko rero ngizo zimwe mu mpamvu burya abakobwa beza batagusubiza. Niba rero ushaka yuko uzajya wandikira abakobwa beza ubona ku mbuga nkoranyambaga, ushaka kwandikira umukobwa usobanutse akakuganiriza ku mbuga nkoranyambaga, itware nk'umuntu usobanutse nawe. Wibaza utubazo tudafite gahunda tw'umuntu yabona nko kwibaraguza. Iyi ni Story House, ngende Diane Mahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.